Yes, reka nongere ngusuhuze kandi nguhe ikaze wowe udukurikira umunsi ku munsi. Njye ndi James Legend mugiye kubana muri My Heart Talking and Comment. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ihangana rya Natasha ahanganye na Yannick. Nk'uko mubizi mu minsi yashize Natasha yagiye gusura inshuti ye Nana, hanyuma agezeyo aza kubona Nana nyine ahuye n'umuvandimwe we Nyambo, amusuhuje bavugana, amuvuga mu izina rimugwa mu matwi, yongera kwibuka umuntu witwa Nyambo wabaye intandaro yo gutandukana n'umukunzi we Yannick. Bimurya mu matwi abaza Nana, ariko Nana aramurimangatanya ntiyamwemera ko Nyambo ari we uvugwa mu rukundo na Yannick, ari we mbese wabaye inkomoko yo kugira ngo Yannick amwibagirwe burundu. Bimwanga mu nda ariko arataha ntiyabivugaho byinshi cyane, ariko agenda abitekerezaho. Akigera mu rugo rero byakomeje bimukuruga mu mutwe, yibuka ibihe yagiranye na Yannick, yibuka uburyo ki Yannick yamuhaye amasezerano mbere y'uko ajya kwiga hanze, yibuka uburyo ki nyine yagarutse agasanga iby'urukundo rwe nawe biragenda bicumbagira, biramubabaza cyane. Afata umwanzuro wo gushaka ukuntu amenya amakuru ya Nyambo, byanarimba akanamwica kugira ngo yigarurire Yannick. Natasha ko kutava ku izima, ngira ngo nawe murabizi ko ari umuntu utoroshye. Iyo yemeje gukora ikintu aragikora, yewe harimo n'ubuhemu ashobora kubukora kugira ngo icyo agamije akigereho. Nyuma yaho gatoya rero yaje gusubira kwa Nyambo cyangwa se ku nshuti ye Nana kuneka ayo makuru neza koko ko uwo Nyambo uvugwa aho ngaho kwa Nana yaba ari we wamutwaye Yannick. Hanyuma agezeyo agikomanga yumva umuntu amuhaye karibu, yinjiye asanga Yannick yicaye kwa Nyambo. Aratungurwa amera nk'ukubiswe n'inkuba, aribaza se uyu ni Yannick cyangwa n'undi, ariko asanga ni Yannick. Aravuga ati koko burya uracyariho, ukaba udashobora kuvuga, ukaba udashobora kumvugisha? Aramubwira ati rero aha ni mu rugo rw'abandi, babarira tudasakuza cyangwa tukavuga byinshi mu rugo rw'abandi, ati njye nzaza kukureba tuvugane. Umukobwa yaritahiye Natasha, hanyuma Yannick nawe ahita amera nk'umurwayi. Ageze mu rugo abwira Scott musaza we, amubwira agahinda afite nyine, ukuntu yakunze umuhungu, ukuntu yamutengushye, ukuntu yamuhaye amasezerano, ukuntu yamutwariye ubusugi. Ibyo byose nyine yabitekerezagaho bikamubabaza cyane bikomeye. Hanyuma aramubwira ati rero ngewe rwose nihataza kubaho ikintu gishobora gutuma Yannick agaruka mu buzima bwanjye, nshobora no kwica umuntu. Imagine kwica umuntu. Scott ati rwose reka reka, kwica umuntu ntabwo ari byiza, nta n'inyungu yindi waba ufitemo, kuko ntabwo byaba igisubizo cy'icyo ukeneye, ahubwo wowe ukwiye kureba wakunze umuntu koko ugukunda, hanyuma ukareba icyo gukora. Ati nyuma yo gukora wowe Scott, ati ndetse n'impamvu nakubabarebera nuko nta promesse wigeze umpa, ati none wampaye promesse wumva namubarira gutyo gusa. Guys, namwe mumbwire, ari wakunze umuntu akagutenguha, wamukorera iki? Wahitamo kumugirira nabi cyangwa wamureka ukabona ko atari type yawe? Mumpe comment mumbwire uko mwebwe mubyumva, uko mwebwe mwabigenza. Hagati aho kandi nanone Kasha na Yannick nabo barahanganye mu buryo bukomeye. Nabyo ubutaha tuzabibanyuriramo tubabwire ibyo bari gupfa, ndetse mugire icyo mubivugaho, munambwira uko mubona aba bagabo bizarangira. Njye ndi James Legend ubagezaho izi nkuru. Imana y'u Rwanda ihorane na